wabyemera utabyemera. Ijambo ufite riravuga ngo ntibizatinda iyo tubwira abantu bo butumwa, nukuri tukababwira tudatinya, nuko hari icyo tuba twishingikirijeho. Sinanye muhanuzi wa mbere wabihanuye, abeshi mwarabapinze, none umukene aragutakira ukumva yuko utagira n'icyo wamumarira. Igihe kiraje ibyo mwahunitse bigiye gusubiranamo. Ugiye kujya n'ibihugu byaremwe umutekano byatangiye kubomborana, ubona ibihugu amanukiye muri iyi si kubera kwimura Imana, abantu bakimika ibyaha, kandi iyi si yaremwe n'Imana. Nta kuvuga ngo ijambo ryatumiye ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Uzajya kumva wumve wagiye mu gitabo cy'umuhanuzi witwa Amos. Yego. Igitabo cy'umuhanuzi witwa Amos. Turasoma igice cya mbere, nako igice cya 8 umurongo wa mbere, dusome n'uwa kabiri, turataruka hepfo tugeze ku murongo w'9. Ayo niyo magambo nahawe. Nubundi haranditswe ngo ibi nibyo Uwiteka Imana yanyeretse, nabonye icibo cy'amatunda yo ku mpeshyi, maze arambaza ati Amosi we ubonye iki? Ni mbonye icibo cy'amatunda yo ku mpeshyi. Maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze, sinzongera kubanyuraho ukundi. Umurongo wa 3, uwo munsi indirimbo zo mu rusengero zizahinduka umuborogo, niko Uwiteka Imana ivuga. Intumbi zizaba nyinshi ahantu hose, bazazijugunya bumiwe. Imana itugirira imbabazi. Umurongo w'9, kandi uwo munsi niko Uwiteka Imana ivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zose zibe nk'amaganya. Biturutse kuki? Biturutse kubera yuko abantu bo mu nzu y'Imana twasuzuguye Imana. Kuri amagingo ya abantu bazi yuko Imana idahana, ariko Imana irahana. Ndetse abantu bazi yuko Imana ari inyembabazi, ariko uburakari bw'Imana burotsa. Abantu bazi yuko Imana yo mu ijuru izababarira abantu, wenda hari ikabaha ijuru ry'ubuntu. Merutse kubona abigisha b'ibinyoma bambaye imyenda yanditseho ngo ijuru ni ubuntu. Ariko ntabwo nigeze nemeranya nabo, kuko nasomye ijambo rivuga ngo ubwami, ngo uhereye mu gihe cya Yohana umubatiza, ubwami bw'Imana buratwaranirwa, kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Byumvikane yuko udakoresheje imbaraga ubwami bw'ijuru ntabwo wabubona. Aya magambo rero dusomye, uyu Amosi ngo yaje kwerekwa, aza kubona icibo ngo kirimo amatunda yo ku mpeshyi. Noneho ngo Uwiteka aramubaza tese Amosi we ubonye iki? Aramusubiza ati mbonye icibo cy'amatunda yo ku mpeshyi. Ngo maze Uwiteka arambwira ati iherezo ry'ubwoko bwanjye Isiraheli rirageze. Iherezo ry'ubwoko bw'Imana Isiraheli rirageze. Nukuvuga ngo kubera iki? Ndagira ngo nkuhanurire iherezo ryawe rirageze. Ndahanurira umurwa w'i Babuloni, umurwa wamenyereye gukora ibyaha. Ndahanurira umurwa wa wundi w'abatinganyi. Ndahanurira umurwa w'abasambanyi. Ndahanurira umurwa w'abasinzi n'abarozi. Ndahanurira umurwa w'abicanyi, babandi bamenyeye kumena amaraso. Ndahanurira umurwa
ba bandi batafashe inkota ngo bice bagenzi babo, ariko bamenyeye kwicisha ururimi, ugasanga amagambo yabo arashishana. Abo ngabo iherezo ryabo rirageze, igihe cyabo kirarangiye. Ni ukuvuga ngo rero ndababwiza ukuri, Imana yamamagariye kuyikorera muri iki gihe cya none, impereza amagambo akomeye. Njya nkunda kubivuga n'amagambo mvuga ni amagambo ateye ubwoba, ariko ndagira ngo nkubwire, iyamamagaye ikampereza aya magambo, ikambwira ngo genda ujye kwitangaza amakuru aya magambo yatangaza. Wabyemera utabyemera, ijambo ufite riravuga ngo ntibizatinda abantu bazamenya ko umuhanuzi yahoze muri bo. Iyo umuntu ahanura nk'ibi turabizi ntimumwemera, iyo umuntu ahanura nk'ibi ngibi turabizi n'ubundi mufite ukundi kuntu mubibona. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo njyewe nzajya kuvuga ngo iravuze ibi kandi itavuze ibi. Ni nko kumbwira ngo bwira abantu ngo Imana imanukanye inkoni yo gukubita abanyabyaha, warangiza ugahanura ngo Imana imanukanye imigisha yo guhereza abantu, kandi abo bantu ni abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo rero byange bikunde, uwo waburiwe wese, ndagira ngo nkubwire ngo uburakari bw'Imana bwotsa buramanutse, kandi ubu burakari bugiye kugera ku bantu batandukanye. Waba uri umuntu w'umunyacyubahiro urenze abandi, ibyo ngibyo ukumva yuko rwose hari icyo uri cyo, Imana yo mu ijuru iraje, kandi ni ukuri izanye umuriro wotsa. Ngo niho dusomeye ijambo ritubwiye ngo uwo munsi uburakari bw'Imana buzaba bwageze ku bantu. Iri jambo riratubwiye ngo kandi uwo munsi, umurongo w'9 Amosi igice cya 8, ngo kandi uwo munsi niko Uwiteka Imana ivuga, ntabwo ari Vedaste ubivuga, nzatuma izuba rirenga ku manywa y'ihangu, kandi nzazana ubwira kabiri ku isi hakiri ku manywa. Urumva yuko Uwiteka Imana ngo azatuma izuba rirenga hakiri ku manywa. Ubundi iri jambo reka ndisobanureho abantu baryumva. Hakiri ryari? Ku manywa. Cya gihe abafite umupango wo kubaka ama etaje, umva bari kuvuga bati umva ejo nzagenda n'ubundi nzajyana ikamyo ijye kuzana ferabito ku ruganda, mfite abakozi n'ubundi nzakura mu burengerazuba bagiye kunyubakira, abandi bazava mu burasirazuba. Hakiri ku manywa, hahandi umuntu ari kuvuga ati umunsi w'ejo tuzahurire muri lodge aha n'aha twinezeze. Nuko hakiri ku manywa. Bibiliya iravuga ngo uko iminsi yo mu gihe cya Nowa yari iri, ngo niko no gutungurwa kw'abantu kuzamera. Ngo muri iyo minsi bararyaga, baranywaga, bararongoraga, ngo kugeza umunsi imvura yagwiriye, maze abantu bose batungurwa no kubona umwuzure wabarengeye, bashaka kwihana bitagishoboka. Iyo tubwira abantu bo butumwa, ni ukuri tukababwira tudatinya, nuko hari icyo tuba twishingikirijeho. Twiringiye Imana, twiringiye Imana ishobora byose. Tuzi ko wenda abantu bashaka ibintu biryohereye, bashaka ubuki, abantu bashaka ubuki, abantu bashaka imitobe, abantu bashaka amasukari, kandi mu gihe bakeneye ibyo byose ntabwo bashaka guhindukira ngo bave mu byaha. Ariko njyewe ijambo mfite riri kuvuga ngo uburakari bw'Imana buramanutse. Ni igihe kinini mubwirwa aya magambo, sinanye muhanuzi wa mbere wabihanuye. Abeshi mwarabapinze, abeshi mwabafashe yuko bayobye, abeshi mwabaciye mu madini, abeshi mbese mwabimye n'ijambo aho bayobore, aho n'ubundi bayoborewe. Abeshi bagiye bateraganwa n'inkubi y'umuyaga kubera iby'Imana yabatumye. Ariko ntibizatinda, abantu bagiye kubona yuko babwiwe kenshi, binangira umutima. Ndabizi neza yuko hari abantu bakopiya, umuntu agakopiya ubutumwa, yarangiza akavuga ngo Imana yambwiye, kandi ni ibintu wenda ari gukoporora
wenda yabikuye kuri runaka se. Bibiliya iravuga ngo nzahana abahanuzi bibana amagambo. Urumva ko hari abahanuzi biba, umuntu akiba amagambo undi akagenda akavuga ngo Imana yavuze kandi atari we yabibwiye. Ariko iyo mbabwira aya makuru, mbabwira amakuru nahawe n'ijuru, mbabwira amatangazo Imana yampaye gutangariza abantu. Kuko ikintu cya mbere, buriya turabizi abantu b'abatekamutwe bariho, abajura bariho, ariko ikizakwereka abantu bameze batyo, Bibiliya ivuga iki? Zaburi ya 34 jambo riratubwira ngo nabonye umunyabyaha agaye nk'igiti kinini cyishimiye ubutaka, igiti gitoshye rwose pe, igiti gitoshye, ngo ariko nongeye kuhabona ngo shaka ahantu cya giti cyari kirinda habura. Imana yo mu ijuru idufasha. Bibiliya tubwira ngo hari inzira umuntu ajya yibwira yuko ari inzira nziza, ariko iherezo ryayo ikaba iherezo y'urupfu. Ikintu kimbabaje giteye agahinda, iyo ndebye nkajya mu mwuka nkareba ibihe n'ubundi tugenda twinjiramo, nkareba ibihe bikomeye biri hano imbere, nkareba uburyo abantu badamaraye, nkareba uburyo abantu basinziriye, nkareba uburyo abantu bari kwinezeza, nkareba uburyo abantu bagwisha ibyaha, nkareba uburyo abantu bari kumva bari muri viziyo y'icyerekezo kizima. Ariko njyewe nkareba ibintu biri imbere gato, numva ngize umubabaro, numva ngize umubabaro. Niyo tuvuga ibi ngibi, hariho ubwo abantu bamwe bavuga ngo muri kudukura umutima, ariko hari uwaciye umugani avuga ngo munyamwanga kumva niyanze no kubona. Turababwira mukanga kumva, ariko Imana yarambwiye ngo ibihe biraje byumvise abatemera kumva. Imana yerutse kunsangira irambwira ngo Vedaste, rambwira ngo vuga ibyo nkuha kuvuga, ndabizi abantu benshi ni abagome, abantu benshi ntibazabyumva, ariko wowe ugende ubabwire, abumva bumve, abatemera kumva ibihe biraje bibumvise. Nuvuga ngo rero igihe kigiye kumvisa abantu, kandi buriya igihe ntukagitindeho, buriya igihe nta muntu urwana nacyo. Igihe kirakubwira ngo icara ku ntebe y'icyubahiro, igihe kikaguhinduka kikakubwira ngo icara hasi. Igihe kirakubwira ngo genda muri vewiti ya miliyoni 120, igihe kikakubwira ngo gendesha ibirenge. Igihe kirakubwira ngo urye ifiriti n'umuceri n'amakaroni n'ibindi biryo bihenze n'inyama nziza, ariko ikindi gihe kikakubwira ngo n'ubundi kikakubwira ngo uyu munsi nta n'icyo urabona uri bushyire mu kanwa. Igihe kirakubwira ngo inezeze hamwe n'iyo ndaya yawe, ariko ikindi gihe kikaza kikabatandukanya niyo ya ndaya mwaba muri kumwe, ukumva nta nicyo bivuze. Banyarwanda, Barundi, Batanzania, Bakongomani, Banyakenya, Basomaliya, abantu mwese muneze amatwi, abari muri Malawi na Zambia, abari aho muri Sudani, Central Africa, abo ngabo bari South Africa, abo ngabo bari mu bihugu bitandukanye biri hano muri iyi si, ndagira ngo mbabwire ngo mu gihe mwaba mwumva yuko ifeza n'izahabu mufite n'ubundi zibasha gukemura ibibazo byanyu, ndabahakaniye. Kuko nge nabonye umuntu ahura n'umwijima agashaka n'uwahereza za feza n'izahabu akazibura. Nabonye abantu bahura n'ibihe bibi bagashaka n'uwo bahereza amamodokari bakamubura. Ariko muri iki gihe cya none umukene aragutakira, ukumva yuko utagira n'icyo wamumarira, kuri banki warayaborotse, bene wanyu bari kwicwa n'inzara, ariko uri aho ngaho wibereye mu Bwongereza, wibereye mu Bubiligi, wibereye muri Canada, wibereye Amerika. Imana yaguhaye umugisha rwose, uratoha rwose, uratohagira, uri umuntu ufite ifeza n'izahabu, wibagiwe ya nzara yagukubitaga, wibagiwe bwa butayu, wibagiwe bwa bukene. Igihe kiraje amafaranga uzashaka n'uwuyaha nta nubwo uzamubona. Hari igihe n'ubundi umuntu ahura n'ikibazo aba yatakira abantu, aho kugira ngo babantu bamufashe muri cya kibazo,
ahubwo bagafata intera ya mbere yo kumurwanya, yo kumusebya, yo kumwanganisha, yo kumuharabika. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiraje ibyo mwahunitse mugiye gusanga mwarahunitse ahadahunikwa. Ibirori byanyu nzabihindura umuborogo, n'indirimbo zanyu zihinduke amaganya. Buriya mureke mbabwire, yemwe bantu, yemwe bantu, yemwe bantu, nimushaka mwumvirijwe iby'Uwiteka kubera ibyaha biri gukorerwa mu isi. Hari ijambo nasomye rivuga ngo nzatubya abantu ku isi babe ingume, ngo babe ingumi, ngo babe ingume ngo kurusha izahabu nziza ya Ofiri. Nukuvuga ngo abantu bagiye kuba bake. Kubera iki? Kubera yuko abantu bagiye kure y'Imana, bitumye ibihugu bimwe Imana yo mu ijuru imaze kubivamo, bimwe bigiye gusubiranamo. Ugiye kujya n'ibihugu byari umutekano byatangiye kubomborana, ubona ibihugu byari byiringiye amahoro byatangiye guhura n'intambara. Nuko nguko iyo duhanura tuvuga iby'Imana duhaye kuvuga. Nubwo waba uri mu gihugu kitabamwe intambara, ukaba wumva yuko ari amahoro masa, nabonye ibihugu bisubiranamo, mbona umuriro uri muraka mu bihugu bitandukanye. Ndabwirwa ngo nakaga kamanukiye muri iyi si kubera kwimura Imana, abantu bakimika ibyaha. Kandi iyi si yaremwe n'Imana, ntabwo Satani ashobora kwigarurira iyi si, kuko iyi si ifite nyirayo. Buriya ni nko kuza ugasuzugura umugabo mu rugo rwe. Byiyumvemo ugere mu rugo rwanjye, noneho nurangiza wenda n'urugero nkugiriye neza, nurangiza unsuzuguriye mu rugo rwanjye. Ni nko gusuzugura perezida mu gihugu cye. Tekereza, uri mu gihugu, uragiye usuzuguye perezida muri icyo gihugu, urumva wagira amahoro? Urumva wagubwa neza? Urumva ni nko gusuzugura burya na gitifu mu kagari ke. Ntabwo wapfa kumuvogera, afite ijambo muri ako kagari. Ntabwo wapfa gusuzugura gitifu muri ako kagari. Ni ukuvuga ngo rero mu bumana bwayo, ntabwo Imana yakwemera yuko abantu bayisuzugura, kuko Imana iraje. Njyewe ndababwira ukuri, Imana iraje, kandi ubwo imanutse uzaba uri uwo waba uri we wese, kategori waba uriho, amafaranga waba ufite, icyo waba uri cyo cyose, aho waba uri hose, ugiye kubona Imana, kandi bizagutera guca bugufi. Kandi mureke mbabwire, burya hari wavuze ngo burya nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Nirijwi mwumva, mwibuke yuko iyandemye ikanshyira kuri iyi si, ikanshyira muri iki gihugu, ikamamagarira umurimo, burya yari izi yuko uyu munsi mbasha n'ubundi kuba ndi kuvuga ibyayo, aho ibi ngibi yakagombye kubivuga yahaneretse kugira ngo mbivuge. Ni ukuvuga ngo umuyobozi wacu nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu Paul Kagame niwe wavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana yashyize kuri uyu mwanya atari kugira ngo nezerwe, atari kugira ngo nibonere icyubahiro, ahubwo yashyiyeho kugira ngo mvuge, kandi ijambo mvuze ndivugira Abanyarwanda. Nanjye Imana yampamagaye kugira ngo mvuge ubutumwa ishaka ko bugera ku bantu bayo. Imana idufashe cyane. Ikintu Imana yo mu ijuru yambwiye, abantu nibasenge, abantu nibegera Imana bakizwe. Imana yampaye amagambo ari muri Ezekiel ibice 7 umurongo wa 25 kugeza 27. Ezekiel 7:25 murongo wa 25 kugeza 27. Haranditswe ngo kurimbuka kuraje, kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwe n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, n'abakuru babura inama. Umwami azaboroga, n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya. Kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu
azadagadwa, nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacira urubanza rubakwiriye, bazamenya yuko ari njye Uwiteka Imana tubabarire. Bantu b'Imana, ngo kurimbuka kuraje, kurimbuka kuraje ntabwo ari ibintu bya kera, ngo kurimbuka kuraje nk'uko iri jambo ritubwiye ngo kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Abantu bazihumuriza batumva, turashaka yuko iki gihe bigomba kuba bimeze gutya, ibyo bashaka ntabwo ari byo bazabona, ibyo bararikiye si byo bazabona. Ngo yemwe ngo abantu bazashakira n'iyerekwa ku muhanuzi, ariko icyo gihe ngo iyerekwa ntaryo bazabona. Abantu bazashaka inama ku mutambyi, ariko inama ntibazayibona. Icyo gihe hazaba hari kuririmbwa indirimbo yitwa umuborogo n'amaganya. Ni ukuvuga ngo iri jambo riratubwiye ngo ishyano rizasimburwa n'irindi shyano. Uzajya kumva wumve mu by'ukuri wumve ngo aha n'aha iki gihugu iki n'iki, akarere kanaka, n'ubundi hadutse ibyihebe, n'ubundi byaroshye umuriro mu bantu, hapfuye abantu aba n'aba. Ukibyumva wumve ngo aha n'aha inzara yamaze abantu, ukibyumva wumve ngo ibyorezo byakubise abantu. Ni ukuvuga ngo ishyano rigiye gusimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi ikurikirwa n'iyindi mbi. Kandi mureke mbabwire, buriya duhanura mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kuvuga ikinyarwanda ntabwo hariho igihe abantu ujya usanga bashaka gutesha agaciro ururimi rwabo, ariko ujye umenya ngo burya ururimi rwawe ntushake ujye hehe, ujye mu Burayi, ujye Amerika, ariko burya umenye ngo ururimi rwawe ni gakondo yawe. Ni nayo mpamvu ukwiriye kumenya ngo burya iyemeye duhanura mu kinyarwanda kwari ukugira ngo duhanurire abantu bumva aya magambo mu rurimi rw'ikinyarwanda, batazavuga ngo n'ubundi ntibabwiwe. Ntacyo uzabona wireguza, kubera yuko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo mbwire abantu yuko bakwiriye kwiteganyiriza, bagashaka icyo kubarengera mu gihe kizaza. Wavuga uti ese ndabigenza ne? Ese shyira amafaranga kuri kote? Ese munike imyaka myinshi kugira ngo n'ubundi inzara nitera nzabona ibyo kurya? Ibyo ntabwo bihagije, ahubwo shaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, umwambaze ukiri bugufi. Musambanyi, reka ubusambanyi bwawe. Musambanyikazi, reka ubusambanyi bwawe. Mujura nawe murozi, nawe mwicanyi, nawe nkozi y'ibibi, nawe munyamagambo umenyereye kubeshyera abandi, ndagira ngo nkubwire ngo va muri ibyo byose, n'ubundi Uwiteka Imana akugirire imbabazi, Imana itugirire neza cyane. Soza tugiye gusoreza kuri iri jambo riri muri Matayo dusenga Imana. Matayo ibice 13 umurongo waho wa 44 haranditswe ngo ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima, umuntu azigwaho arazitwikira, aragenda umunezero umutera kugura ibyo yari atunze byose, ngo abone kugura uwo murima. Kandi ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umutunzi ushaka imaragarita nziza, abonye imaragarita imwe y'igiciro cyinshi, aragenda agura ibyo yari atunze byose ngo abone kuyigura. Imana idufasha cyane. Mwene data, ubwami bw'Imana icyo iri jambo rishatse kuvuga, nta kintu wabugereranya nabwo. Ngo ubwami bw'Imana bugereranywa ngo n'izahabu zahishwe mu murima, ariko umuntu ngo arimo yigendera, niba imvura yari yaguye imivu igatemba, akabona izahabu ziri gushashagira ku musozi, ngo arangije ngo aratwikira. Buriya iyo mubona tuvuga ibi ngibi, hari ibanga twicaranye, iryo banga ntabwo warimenya kubw'amashuri ufite, iryo banga ntiwarimenya kubw'amafaranga utunze, iryo banga ntiwarimenya kubera icyo uri cyo, ahubwo iryo banga ni iry'abana b'Imana. Hari
ibyo twabikiwe turabibona mu mwuka, turareba igihugu tugiye gutahamo, turareba ubwiza bwacyo, turareba amahoro ari muri cyo, turareba uburyo tuzabana n'abamarayika, turareba uburyo tuzabana n'umwami wacu Yesu Kristo. Niyo mpamvu tubabwira ibi, tubabwira ngo nimwumva imanda n'ubundi mwikwinangira umutima, nimwumva ijwi ry'Imana nukuri muhindukire kandi mukebukisha amaso yanyu, muyakure mu bitagira umumaro, kugira ngo n'ubundi mutarimbuka kandi mukarimbuka mwizize. Kubera yuko ubu bwami bw'Imana bugeranywa n'izahabu nziza zahishwe mu murima, ariko umuntu yigendera zigwaho, aratwikira, arahisha, aragenda yemera gutanga amasambu ye, aragenda yemera gutanga amazu ye, yemera gutanga imodokari ye, yemera gutanga ibyo atunze kugira ngo abone ya sambu, kubera yuko yari yamenye ibanga riri hehe muri iriya sambu. Natwe hari ibanga twicaranye, niwizera umwami Yesu Kristo iryo banga nawe uzarimenya, nukuri iryo banga uzarimenya, umwuka wera azagusanga aguhishurire iby'iryo banga. Kandi ni nayo mpamvu mubona duseka, mukibaza muteseri kuba ari abantu nta bibazo bahura nabyo. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo tugoswe n'amakuba impande zose, ntabwo dukuka umutima, nukuri turashobewe ariko nitwihebye, kuko dufite umurengezi. Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, nta mubisha wadutera, nta mubisha wadukanga, nta ntambara yantera ubwoba. Niko umuyobozi wacu yavuze. Nukuri bantu b'Imana, turi kumwe n'Imana, nukuri dufite byose. Imana ibaha umugisha rero, mukimara kumva iyi message muhindukirira Imana, nukuri nayo izabarengera, izabagirira neza. Mbifurije umugisha w'Imana aho muherereye hose. Reka dusenga Imana. Mana, turagushimye n'izina rya Yesu Kristo, uri umwami ukwiriye icyubahiro. Amagambo yawe anteye ubwoba, minze umushyitsi. Mana, nyimara kumva iyi message nanjye yanteye ubwoba, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo, ubwo indirimbo zo mu rusengero zigiye guhinduka imiborogo, ndetse indirimbo zo mu rusengero zigahinduka amaganya, mwami, aho kugira ngo abantu baririmba indirimbo zo kwinezeza, ahubwo bakaririmba izo kuganya no kuboroga, uzaturengere kandi uzaduhagarareho. Uzahagarare mwami Imana Nyiringabo ku bantu bawe bagiye guhindukira ku bw'ubu butumwa. Uzahagarare ku bantu bawe mwami Imana bagukorera bataryarya. Uzahagarare ku bantu bawe mwami bizeye izina ryawe. Mana Data wa twese, ndagushimiye ko unyumvise, ndagushimiye Mana Data wa twese ko uri Imana itugiriye neza, kandi nta jambo rimanukira ubusa. Ubu butumwa umpaye hari impamvu yabwo. Ngaho rero ibyo ushima n'ibyo ukunda bikomeze kubaho nk'uko bibaho mu ijuru, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.